Ndabashimiye cyane mbahaye ikaze nshuti bene data. Imana ibaha umugisha mwese mwakoze subscribe kandi n'abatarayikora niwo mwanya ngo muyikore kugira ngo ibyiza nk'ibi ntibikabacike. Mujye mukurikirana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugira aho bubakura naho bubageza. Imana rero ibaha umugisha. Reka dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe. Urakoze Imana nziza, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Wera wa Isiraheli turaguhimbaje kandi turagushimiye cyane kubw'imirimo n'ibitangaza udukorera. Turacyari imbere y'ubwiza bwawe kandi tugiye kongera kumva ijambo ryawe. Reka ntabe ari twebwe ahubwo icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Witamurure data nk'uko witamururiye Abisiraheli ukitamurira hagati y'Abanyegiputa Uwiteka bagacikamo igikuba. Reka Uwiteka witamure mu bituruhije data, mu bibazo turimo, mu ngorane tunyuramo, witamure kuko Uwiteka gahabwa icyubahiro Mana ya Isiraheli. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye rero kandi nongeye kubaha ikaze. Turaza gusoma mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Turasoma ku bice 12 umurongo wa mbere. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Nshatse narekeraho, ndagira ngo nkubwire ngo uku kwezi nimwe ba Mose nitwe ba Aroni. Uwiteka aratubwiye ngo uku kwezi kuzatubere ukw'imfura mu mezi. Bishatse kuvuga ngo uku kwezi tugiye kwakira ibitangaza biruta iby'andi mezi twabonye. Uku kwezi tugiye kubona ukuboko kw'Imana gukomeye kuruta andi mezi. Uku kwezi tugiye kwakira imigisha. Uku kwezi benshi bagiye kubyara, abandi binjiye mu kazi, abandi binjiye muri rehoboti yabo. Uku kwezi tugiye kugira amashimwe akomeye cyane. Uku kwezi tugiye kugira ibyishimo bidasanzwe kuruta andi mezi yose. Hano Imana yakomeje ibabwira ngo mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu ya bene Sari umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire w'uwo muntu wese iri, abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Yesu nashimwe cyane. Bivuze ngo Uwiteka nakugirira neza nanjye ntangirire neza, ntibibagirwe mwene so, kuko Uwiteka aratwibutse kandi Uwiteka tugarutseho cyane. Imana nigutabara, reka ngusabe ngo uwo mwene so muturanye w'umuturanyi wawe uzi ko nta kazi afite kandi uzi ahantu bashaka umuntu wajya mu kazi, murangire. Niba uzi ko ufite ibyo kurya ntabyo afite, mugaburire. Niko Uwiteka tubwiye. Niba uzi ko ufite amafaranga ukaba ubizi neza ko arwaye, umufashe. Niko Uwiteka tubwiye ngo twiyendere umwana w'intama kandi ngo buri rugo uruzi ko rufite abantu bake ruzasangire n'uwo bahereranye. Ntuzarye bagenzi bawe, muzasangire, uzabagaburire. Imana nitugirire neza. Imana nigutabara ntuzibagirwe bene so, ntuzibagirwe abo mwasenganye, ntuzibagirwe abo muturanye, ntuzibagirwe abo mwiganye, ntuzibagirwe abo mwakoranye. Yesu nashimwe cyane. Reka dusimbuke gato dusome ku murongo wa 13. Aravuga ngo aya maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzahanyura, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Egiputa kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawubahirize
muzawuziririze uwo munsi mukuru w'Uwiteka mu bihe byanyu byose, muzajye muziririza ribe itegeko ry'iteka ryose. Amen. Hano Imana yakomeje ibabwira ngo ayo maraso azava kuri abo bana b'intama bajye bayasiga ku nkomanizo z'imiryango. Bivuze ngo Uwiteka naza kurimbura Abanyegiputa, hari ikimenyetso cy'uko ubwoko bwa Isiraheli buzaba muri mwayo mazu ariho icyo kimenyetso. Bivuze ngo iki? Imana igiye kugushyiraho ikimenyetso. Icyago cyose kizatera ntikizakugeraho kuko Imana yagutoranyije. Inzara niza ntizakwica, ibyorezo nibiza ntibizakugeraho. Ubwo bazirukana abandi mu kazi, wowe akawe Imana izagahagararaho kuko yakwemeye ikagushyiraho ikimenyetso. Ubwo abandi bazasenya urugo, urwawe rurakomeye. Ubwo abandi bazarwara bakaremba, we nta burwayi buzakugeraho. Niba unakugeraho ntibuzakwica. Ubwo abandi bazaba bari gupfa kuko Uwiteka yakwemeye. Ndagira ngo utangarize ngo uku kwezi ugiye kubona ibitangaza by'Imana. Uku kwezi ugiye guhabwa imbaraga n'Uwiteka. Uku kwezi Imana ikugarutseho cyane. Murakoze cyane rero, we wari ufite intimba n'ibibazo n'agahinda no kwiheba. Imana hano iratubwiye ngo uku kwezi kugiye gutandukana n'andi mezi. Uku kwezi kugiye kutubera imfura. Uku kwezi tugiye kwakiramo umunezero wacu. Urakoze Imana nziza, Imana yera, Imana ikiranuka. Data, twumvise ko uku kwezi udutabaye kandi utugiriye neza. Uwiteka udushyizeho ikimenyetso cy'amaraso, kandi Uwiteka udushyizeho uburinzi bukomeye cyane kandi buhambaye, ubwo ibyago bizatera twe bitazatugeraho, kandi Uwiteka bitazagera ku miryango yacu, kandi Imana bitazagera aho dukorera, bitazagera mu ngo zacu. Urakoze Imana yera, Imana ikiranuka. Urakoze ko utugiriye neza. Reka buri wese yakire igitangaza cyawe. Reka buri wese umutunguzi munezero n'ibyishimo. Reka buri wese umutunguzi w'Iteka ibitangaza bitandukanye. Ushaka urubyaro rumuhe, ushaka akazi ukamuhe, ushaka amafaranga uyamuhe, ushaka data gukomeza amashuri bimuhe, ushaka ubugingo uburinde cyane. Uwiteka ushaka ukwakira nk'umwami n'umukiza, Uwiteka umuha agakiza kawe ku buntu. Urakoze Mana nziza, urakoze kutugirira neza. Bisabye nizemeza mu Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Mwakoze cyane kubana nanjye rero. Uwiteka abaho umugisha. Ukomeze gukora subscribe kuri iyi channel yanyu Eric Ndayishimiye.